Ese papa wabagutse tukajya guhinga wagira ngo tugereyo saa 4 hasi shayino byo guhinga koko undi wa mwana we koko wase guhinga tukazabireka koko turi mama wawe twapfuye kubanaga guhinga n'uyu nawe rero ndamutanye kuzana ibyo guhinga urabizi neza ngiye mu murima ubutaka buranukira ubutaka buranukira pe papa nawe urananiye nakabona impamvu mama yagutaye nawe urananiye rwose ahubwo mwana wa kabembe reka nahe mbegiye kuryama ndebe ko yenda hano mu nda hareka kundya pe yarawe na ubutaka buranuka yewe we hasi mani ko muri maje kunjya kandi wowe muramuri kandi mukagira imana we baba we wa mukaritasi wese uri kwirengagiza kuri kundi mideni basi papa bajyanyira papa ko mbona bakujyanye bakoze ikira papa arakane nibagiwe ugira urupfu rwiza natwe abana dukunda zirimo komedi. Ese guys wajyaga wibaza ngo ni hano nahahira ni hano wagura buri kintu ku mafaranga makeya amafaranga yose burya arakora ngiyewe ntago nzi ko amafaranga yose akora ariko amafaranga yose kwa Sudera arakora mugane Sudera akora mu Rwatano mu mudugudu wa Rwatano mu isate ya Rwatano aho bita kwa veterinary ku muryango wa kabiri baruguru niho hantu hari ibicuruzwa cyangwa buri kintu cyose ku mafaranga makeya kandi ntago abahenda si ibyo gusa kandi Suderi ateye ubwo Suderi niwe muntu wa mbere nzi neza wizeyeho ibintu byo gusudira ku bantu mwaheranywe muvuga ngo se ni hano nasudiza ni hano akuru umuntu nkorera inzugi amadirishya za portail buri kintu cyo cyose nibiraka byose arabikora mugane Suderi abafashe nomero ni ngiyi ishaka kumuhibiraka cyangwa kumubwira ati hari inzugi nkugure byose ababifite Suderi yazigiye mu mugane abafashe kandi umukiriya mufata nk'umwana. No. No. Ese papa wabagutse tukajya guhinga wagira ngo tugereyo saa 4 hasi sha urambwira ngo nje niyute cyangwa ntaguze ukuntu mva naniwe pe ibintu byo guhinga rwose njewe nabyo napfuye na nyuko ibintu byo guhinga ubuse sha ko numva ninaniwe ndabasha guhinga mwana dereje namwe yamayoga cyane numva naniwe byahatari pe papa ayo maheri yawe narayahaze buri munsi wari umbwira ngo wanyweye inzoga uragujya mu murima vaho tujye guhinga ayo maheri yawe narayahaze hasi sha ibintu byo guhinga koko undi wa mwana we koko wase guhinga tukazabireka koko Yesu turi mama wawe twapfuye kubanaga guhinga n'uyu nawe rero ndamutanye kuzana ibyo guhinga kera guhinga ndabyanga ngiye ndi mu murima ubutaka babunukira ngo hejuru ngo nibandeka ngiye kwiryamira koko ako se sha papa nawe ayo maheri yawe maze kuyarambirwa buri munsi uko tugiye guhinga ngo wananiwe ahubwo si uri kurya kutajya uvuga ngo wananiwe ayo maheri yawe maze kuyarambirwa vaho tujye guhinga narigenze ndagaswingingi kuko ngiye guhinga koko namaho ndakira ku mukobwa cyo gutaka buranuka narebe tugende shasha turarenze isaha imwe tugende papa vaho nyine tugende narebe shasha ngo ndageraje Shahanu ubahani hakomeye Urana mwete uyu mushiki mezo kuko wari umuntu w'akazi ubwo se wazanye umuhoro tubaze tutemebe gasi umuhoro narawumweresha ubona uri umugabo nashaho cyangwa ubugabo ufite ngo we wanabwonda ahubwo se ko mbona uhinga wegeranyije amaguru cyaje ngije wowe wanyana yandirize bote uri goronome se nabyo nzabimenye ko mbona uhinga wegeranyije amaguru hano ni i Kigali Sawa mwana we wagiye ubireka ahubwo wagize ngo nige izo bote zikuremo Bagura amabote zikuremo none we uri kunesha sema none ubu ni yandiriza ibirenge yamaye nkaruza ndekwe turashize reka buri mwana ibintu byo guhinga ari ibintu byanye wa mwana we urana uko jewe urumva nuko jewe buriya
bavuga ngo utazazona njya buri munsi ukanjyana guhinga. Uni njye bwana akabaye nkora nk'umubiro. Mubiro wize hese wo Nize mwandagira bitaho gusa weri gusa asundi wesha ubwo ko kandi dore kuko abantu mu bintu byo tuzakwiryamira ibintu byajya mu mujyi. Uryama se wageze kuki iryamire wowe ufite icyo wagezeho ibintu byo guhinga kuko Mana y'isinizi kuko akazi n'indyamo urye umurimo uzashira Yesu umurima we Sebundi papa jine nahere mbona uhinga kutanyinyuka naho aragashamwe mama ufite ibaraga mwana ngiye buri bwo kamubwiza kwipe ibintu byo guhinga si ibintu byanje ubu ngubu ndumva meze nk'umuntu murarigikira imurarya mabyi kwica ibintu byo guhinga wa mwana guhinga n'ibipe urakuza katweka guhinga guhinga nakeza kabyo ko se papa nudahinga we kuri akandi kazi washobora hinga rero ubwo ngiye rwose ndumva ngiye nananiwe igihe twahingiye bundi batwitahira Yesu tumaze guhinga ngiye ndumva naniwe pe ntabwo umwana noneho ndumva n'umuntu ari kurya byatasha niba naheruka kurya ariko so n'inzara ariko sinzi ndumva munda we bose papa kurya wabaye iki erega wa mwana we urabizi neza ko jewe suko wimbaza ngo umuntu ari kurya urabizi neza ngiye mu murima ubutaka buranukira ngatangira kuvuga ngo ubutaka buranukira pe we munda aranyishe pe Sebundi papa urarida bitakishwa mu nda wabaye iki yubona minga ngiye gine ngo mu nda wabaye kira cyangwa papa warwaye inzoka watwaga kandi oya wa mwana we urabizi ubutaka buranukira pe yeba we cyangwa ni indarane simbizi pe simbizi we ako papa nawe urananiye nakabona impamvu mama yagutaye nawe urananiye rwose sha ahubwo mwana wa kabembe reka nahe mbegiye kuryama ndebe ko yenda ndahareka kundya pe yaba harawe nawe ubutaka buranuka ureka nawe ahubwo urasanga mu rugo ndyamye ibintu byo guhinga si ibintu byanjye wa mwana we rwose we ngaho taho ugiye kuryama ubwa bwawe ndabumenyereye reka mbe mnihinge umukaritasi mugurize amafaranga yanjye nanyishyure mani ariko reka nze mbe mutegereje ahangaha kuko uru rugo ndabizi amasaha azira abasinzi bakwiriye gutasanga he buriya iwacu dupima inzoga mu mudugudu iwacu dupima inzoga kuri saa 12 kugeza saa 3 z'ijoro ubu rero ubwo atarava guhinga reka imba nitsimbye arava guhinga ayajya kunywera yose ayama ahubwo reka imba nitsimbye hano natayama umutwe wenda utahana yampaye nkaruhuza ndekwe turashize byo guhinga kuko cyana cyakinza nabyo guhinga cyangwa ni guhinga si impano yanjye ndabona kishisha ndaje nega ndagicunga nago kinyinguranira ngufuri ndahita nyitsinda kuriramo ibyo guhinga rwose ntago ari ibintu cyane kaje nyingure mbe nijyamiye byo guhinga njyaminga njyewe Pasi mani kumuni mwaje kunyica kandi wowe muramurike kandi mukagira imana we umukaritasi wese uri kwirengagiza kuri kundi mideli Yesu we ase kandi nibitove ni mukagira imana mwe nose bitove kuri amafaranga afite mukagira Yesu ngo kuko biragenda gute turabigenza gute amasezerano twahanye ntabwo azi ubwo niba utabona ukuntu nyishyura ndatwara ipyiko zawe ipyiko zanje mwana ubuse uko mukagira Yesu ipyiko zanje koko umwana wanje azabaho gute koko ariko se nanone sije namuhayiraga yihingiraga ariko se nanone wagiye kubipfubye buri noneho ubuze ipyiko zanje nazigwaho ku mwana ye baba we ipyiko zanje basi cyane imiyaga papa imiyaga iba kwa muganga ariko se kwa muganga niho nyari imiyaga mwana
ngenze kwa bavuga ngo habaho n'abantu bagira imiyaga washire imiyaga kuko muvande mva mani ubundi umuntu yazanye imiyaga niwe yabaciye yabishe mu mutwe Imana niyo yazanye imiyaga ariko se kuko mani reba ukuntu nayimwepe ibaze kugiye gutwara ipyiko zanye washize ujya wumva umuntu batwaye ipyiko abameze ute ndabizi se ujya wumva umuntu washyizemo ijisho ry'imbwa none se akabazo k'amatsiko ubwo ipyiko yazikuramo gute ubwo nyine ni ukukubaga umuntu ipyiko akazikuramo kandi none kandi ibyo ukambaga ye baba we utuko wambaga bikunda ye baba we bitove urabizi ko usa na papa pe usa na papa cyangwa yaga ibyo kumbaga byihorere we usa wambaga akasiganda umuntu ye baba we ninye nikoze njya kuri kitani ryawe igamani wikomeza kundirira nago ndise wagiye kundya midani utabizi kuzanyishyura ariko kuko mukagira Imana ibihumbi 10 n'ibigiye kumwami by'uko koko bitove Yesu washizemo imiyaga koko base ahubwo haguruka tugende n'umuganga uri buzikuremo nta mutego ariko se ko kuri seriye mwana uri seriye weyo baba we papa bajyanyira papa ko mbona bakujyanye bakoze ikira umwana uraje dore bandwezo wa mwana we ngo nari ya madeni aho sinje mwana wa nayo ufite nkugurize ko nkugurize kahambirwa nkuguriza ngahe cyaruka nyine mwana wa n'ibihumbi 10 byonyine kandi utayama ibikiko barazikura amagira vuye atange ibihumbi 10 nubundi waze gukora ne bashake bakwice ariko neza koko mwana wa nawe urabivuze koko ngo banyice ubu bagiye kungura ibikiko koko mwana wa papa arakane nibagiwe ugira urupfu rwiza Yesu mwana wa nawe kure neza gukura karabye ubwo mwana wanjye nyifuriza urupfu rwiza tugende uzikuremo vuba vuba